abanyacyubahiro mwese muteraniye hano, abayobozi mu nzego zitandukanye, mu byubahiro byanyu, ababyeyi, inshuti, bavandimwe, rubyiruko, bana bacu dukunda, mwiriweho. Nagira ngo ntangire mbihanganisha, mbabwira ngo mukomeze, mukomere, mutwaze gitwari muri ibi bihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, twibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. By'umwihariko abafite abavandimwe, ababyeyi, abana n'inshuti baruhukiye muri uru rwibutso, mukomere, mukomeze kwihangana nkuko n'ubundi mutahwemye kwihangana muri iyi myaka yose, kugira ngo mwongere kwiyubaka no kubaka igihugu cyacu. Ndashimira buri wese witabiriye iyi gahunda yo kwibuka abacu bishwe umugenda kuva kuri Eto kugera hano, n'abiciwe mu nkengero za hano, baruhukiye hano muri uru rwibutso. Tukaba twaje kubunamira no kubasubiza agaciro bambuwe n'inkoramaraso. Ni iby'agaciro ntagereranywa. Ndashimira cyane muri rusange mwese mwagize uruhare mu buryo bumwe cyangwa ubundi mutegura iyi gahunda, ariko nganashimira by'umwihariko urubyiruko ruba rwitabiriye izi gahunda ndetse mukagira n'uruhare mu mitegurire. Ndashimira uburyo uru rugendo rwabanjirije uyu mugoroba wo kwibuka no gusubiza icyubahiro abambuwe ubuzima n'abatarabuhawe rwateguwe. Nkabashimira kandi Didier, Angelique na Yvonne bagize imbaraga zo kudusangiza ubuhamya bwabo, batugaragariza ibyo banyuzemo biremereye cyane. Nkanashimira cyane abayobozi mwaduteguriye ikiganiro cyiza mukakitugezaho mu buryo twashimye. Ikiganiro rwose cyatugaragarije amateka y'igihugu cyacu, politike mbi y'amacakubiri n'ivangura no guhezwa, n'uburyo Abatutsi batotejwe kuva kera kugeza bicwa rw'agashinyaguro. Nkaba ntashidikanya ko cyatumye hari benshi, cyane cyane urubyiruko, basobanuriwe kurutaho impamvu muzi y'ibihe bibi igihugu cyacu cyanyuzemo, uruhare rw'amahanga bikarinda bigeza kuri Jenoside yakorewe Abatutsi. Banyakubahwa, bavandimwe, inshuti, urubyiruko, bana bacu, kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ni inshingano ya buri munyarwanda, ni inshingano ya buri muturarwanda ndetse n'amahanga, kuko biduha umwanya wo gusubiza amaso inyuma tukareba amateka mabi y'igihugu cyacu cyanyuzemo yatugejeje kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, tukayakuramo amasomo adufasha gukomeza kwiha icyerekezo cyiza cy'igihugu cyacu, bityo tukavomamo n'imbaraga zo kwiyubaka, ari nako twubaka igihugu kitashegashega. Urumuri twatangiye ducana rusobanuye byinshi, rukomeze rero rutumurikire twebwe ubwacu turiho, ariko ntiruzazime, rukomeze kumurikira n'abazadukomokaho, ndetse bizakomeze bibe uruhererekane
ukomeze kuduha icyizere bityo tuzahore turangwa n'ubudaheranwa duharanira ko ibyabaye bitazongera kubaho ukundi. Buri mwaka iyo tuje kwibukira hano Nyanza ya Kicukiro twibuka amateka yihariye. Abo twaje kunamira baruhukiye hano bari bahungiye muri Eto bizera ko bahabona umutekano kuko hari ingabo za minuwari nk'uko byavuzwe zari zaraje mu butumwa ngo kubungabunga amahoro. Nyamara mu gihe ayo mahoro yari yabuze ndetse no mu buryo bw'indengakamere, nibwo bafashe icyemezo cyo kwigendera. Ababahungiyeho babasiga mu maboko y'abicanyi babona neza ibigiye kubabaho. Ibi ni ibigaragaza uruhare rw'amahanga muri jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Mu by'ukuri na mbere y'uko tugera mu gihe cya jenoside, igihe jenoside yari itangiye, yashoboraga gukumirwa. Si uko bari babuze amakuru y'uko yategurwaga, yo bayabonaga buri munsi. Mu gihe yari yatangiye Abatutsi barimo kwicwa, kutayihagarika si uko bari babuze ubushobozi bushingiye ku ntwaro zikomeye kandi zihagije bari bafite. Babuze umutima utabara. Birengagije nkana ibikuye muri Charte des Nations Unies. Birengagije nkana ko ari gahunda w'amasezerano mpuzamahanga ku birebana na jenoside. Aya mahitamo mabi yabo akaba ariyo atuma tubyibutsa buri mwaka, tukibutsa ubugwari bw'umuryango mpuzamahanga. Iyo tuza kugira benshi bafite umutima w'ubwitange n'impuhwe nk'ibyaranze Kapiteni Mbaye wari mu ngabo za minuwari ariko akitanga ku giti cye arokora ubuzima bw'Abatutsi bahigwaga kugeza n'ubwo ahasize ubuzima bwe, hari benshi bari kurokoka. Tubonereho umwanya wo kumushimira, akomeze kuruhukira mu mahoro. Uko tuje kwibuka hano tubisubiramo buri gihe ndetse tukanagaragaza ko twabikuyemo amasomo menshi atwereka ko dukwiye gukomeza gushyira imbaraga mu guharanira kwigira no kwishakamo ibisubizo ku bibazo byacu bishingiye ku mateka twanyuzemo uko n'abambanjije babivuze. Nitwe rero dukwiye gukomeza kwigenera ibyo dushaka dushingiye ku byo dukeneye. Kamwe kimuhana kaza imvura ihise, aho kaziye kakaza kajya mu murongo w'ibyo twigeneye nk'Abanyarwanda dushingiye ku byo dukeneye, ku byo Abanyarwanda bakeneye kugira ngo twiyubakire igihugu cyacu. Isomo twahavanye ndetse rihora rishingirwaho n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu guharanira kwigira no kwikorera amahitamo hatitawe ku cyo amahanga atekereza cyangwa ashaka, nuko amahanga atariyo azaza kudukemurira ibibazo byacu, ahubwo ari twe mbere na mbere tugomba kumenya icyo dushaka, amahanga akaza atwunganira.
nubwo byagenze gutya ariko twagize umugisha udasanzwe wo kugira ingabo z'intwari zari za FPR inkotanyi ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, dushimira cyane kandi tuzahora dushimira, zatabaye abari bagihumeka zibakura mu menyo y'interahamwe zititaye ku buzima bwabo bwashoboraga kwatakarira, ndetse kuri bamwe bukaba bwarahatakariye. Ntituzigera na rimwe duhema kubashimira kuko nibo dukesha ubuzima. Banyakubahwa, bavandimwe, inshuti, rubyiruko, nubwo twibuka tunenga n'imyitwarire igayitse y'umuryango mpuzamahanga wadutereranye mu gihe byari bikomeye cyane, turashimira ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame bureba kure. Turamushimira uburyo atahwemye gutsura umubano n'ibihugu by'amahanga ndetse n'imiryango mpuzamahanga. Umusaruro ukaba ugaragarira buri wese mu nzego nyinshi z'ubuzima bw'igihugu cyacu. Turashimira inshuti z'u Rwanda zaduherekeje muri urugendo rwo kongera gusana no kubaka igihugu cyacu, ndetse n'intambwe igenda iterwa haba mu myumvire ya bimwe mu bihugu mu birebana no kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi, uburyo bifatanya natwe. Turashimira n'abaje kwifatanya natwe uyu munsi, uburyo hano mu Rwanda no hirya no hino ku isi abagenera u Rwanda ahantu ho gushyira ikimenyetso cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi. Hari bake bamaze kwemera ko itariki ya 7 ya buri mwaka iba umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana kuri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu bihugu byabo. Hari nanone bake cyane baburanishije cyangwa se bohereje mu Rwanda bakekwaho icyaha cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ngira ngo imibare twayumvise mu kiganiro twagejejweho, ariko nanone mwumvise ko urugendo rukiri rurerure kugira ngo abarokotse Jenoside babashe kubona ubutabera. Tukaba dusaba nanone ko hagera n'izindi ntambwe ziterwa. Turashima kandi ko mu nzira y'iterambere u Rwanda rurimo hari byinshi byagezweho kubera ubuyobozi bwiza bwita kuri buri munyarwanda nta vangura iryo ari ryo ryose. Twishimira amahoro n'umutekano bisesuye, ndetse n'ingabo zacu ndetse na polisi bakaba bakora imirimo y'indashyikirwa, haba mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye bwo kubungabunga amahoro, haba ku rwego ruri bilateral mu bihugu byabisabye, kuko tuzi kubura amahoro icyo ari cyo, tuzi icyo bivuze. Ibyo byose byatumye rero u Rwanda rumenyekana, kandi rumenyekana neza mu ruhando rw'amahanga. Mu gihe twibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, turashyira umwihariko ku rubyiruko rwacu, kandi ni mu gihe kuko abavutse icyo gihe bujuje imyaka 30. Imyaka 30 ntabwo ari mike mu buzima bw'umuntu. Nk'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yabigarutseho ejo ku itariki 7 mu gihe cyo gutangiza icyumweru cyo kwibuka ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, aho yagize ati our youth are the guardians of our future and the foundation of our unity, with a mindset that is totally different from the generation before. Ndagerageza kubivuga mu Kinyarwanda.
we yagize ati urubyiruko rwacu nirwo barinzi bahazaza ndetse umusingi w'ubumwe bwacu bakoresheje imitekerereze itandukanye n'iya kera. Reka rero nanjye shimangire ubwo butumwa mbwire urubyiruko ngo muzi ikiguzi cyatanzwe kugira ngo mube mufite igihugu kizima twese twishimiye gitera imbere, kibaha amahirwe angana nta vangura iryo ari ryo ryose. Muzi intambwe ishimishije tumaze gutera mu rugendo rw'ubumwe bwacu n'ubudaheranwa, nubwo hari izindi ntambwe zigikenewe. Ntimuhe icyuho rero umwanzi atagira ikidindiza ibyo twifuza kugeraho cyangwa kigasenya ibyo twamaze kubaka twiyushye icyuya. Mufite umusingi ukomeye muzakomeza kubakiraho. Muzi neza ko hari abakirajwe ishinga no gusenya ibyagezeho bakoresheje uburyo bwose, harimo ni gukwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, guhakana no gupfobya jenoside yakorewe Abatutsi, ngoreka amateka y'igihugu cyacu, cyane cyane ku mbuga nkoranyambaga. Dukomeze dufatanyirize hamwe rero kurwana urwo rugamba rwo gukomeza kugaragaza ukuri kw'amateka yacu, cyane cyane urubyiruko mwebwe munafite ubumenyi bukomeye mu ikoranabuhanga no gukoresha izo mbuga nkoranyambaga. Nkabashimira urubyiruko rwatangiye kurwana urwo rugamba rurwanya izi mvuga z'urwango. Mukomerezaho, nta kabuza urugamba tuzarutsinda. Mu by'ukuri tubifuriza kuba mu gihugu kidasa n'icyo ababyeyi banyu cyangwa se abababanjirije abakuru twabayemo. Mwirinde rero ko ibihe bibi bigaruka bitewe n'uko mwarangajwe n'ibihe byiza byubatswe n'ababyeyi banyu n'abababanjirije. Abanyacyubahiro mwese muri hano, ababyeyi, inshuti, bavandimwe, urubyiruko, bana bacu, mu gihe twibuka ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994, hari abagifite ibikomere, abakirwana n'ingaruka basigiwe n'iyo jenoside, bagikomerewe no kwiyumvisha ko cyangwa se no kwakira ibyababayeho. Aba ari umwanya rero wo gukomeza kubihanganisha, tubafata mu mugongo, tubabwira tuti mpore, turahari, mufite igihugu kandi kirabakunda, ibyabaye ntibizongera kubaho ukundi. Musonzira ijambo rero nagira ngo nongere mbashimire mwese, nshimire abahanzi Maria Yohana na Bonome batigeze na rimwe bahwema gukoresha impano zabo kugira ngo ibihangano byabo biduherekeze binadukomeze muri iki gihe twibuka abacu bazize jenoside yakorewe Abatutsi. Ibihangano byanyu ni iby'agaciro. Ndangize rero mbasaba mwese gukomera, mukomeza abagifite intege nke, abaremerewe n'ibikomere basigiwe na jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Tubabe hafi muri ibi bihe biba bitoroshye. Dukomeze rero kwibuka twiyubaka. Murakoze, mugira amahoro y'Imana.